ibiki se kandi? Nose mwana wakuri kurira wabaye iki? Papa urabizi. Shari waje? Naje mugore mwiza. Umeze utese? Meze neza nta kibazo. Nose shiri kuri mwana ari kurira umeze bite? Oya kiri urumbwire hari ikibazo ufite ra? Oya. Ndabizi umeze neza ngaho umunsi ujye kurya ibyo byanahiye. Kuri ntubyiteho nyine buriya ndaza kumuganiriza buriya wasanga avuye nko ku ishuri ryasitaye yagize akura ntubyite ngure tujye kwirira. Nta kibazo shiri. Inzira epfube, inzira epfube. Kiri. Ngwino hano. Kiri, bangu ugiye kusiga kujya ku ishuri ra? Ahimbaje kujya gutanga homework. Nabwo ngubwo homework niyo yakubuza kundida ko ahubwo ateka mbere ngiye wasongaye. Wowe urasiga. Uzuye amazi ko kuyamena. Ahubwo nanagusuka hanze uko nabibona. Wowe urasiga. Ahubwo nakabaye nkumena nawe teganya gusuka nisanga ukiraho nganda kumena hanze. Ahubwo ngiye natuze. Kiri wabaye icyo kuri kurira barabana papa yazanye bamenye amazi ngiye uzungu ndajya kwiga nose igenda uragera he umuntu uko Kristo yagiye kataje kwiga usuko ko yaba yarwaye akozubu kari ubungubu cya Kristo koko cyagiye ko nacyo nigeze mbona koshije cyagiye he menya sinzi ahantu yagiye umunsi Kristo akundi ubu cya Kristo undi koko ahubwo kuhute tumutange mu rugo ko batugize imana kuhute ko batugize imana nta kibazo kare urasigiye cyasi cya Kristo buriya uzi ko ari Kristo tumubaze ikintu cyatumye yicara hari tugende kiri wabaye iki ko mbona wihebye nta kintu habaye ariko kiri uvugishije ukuri nta kintu wabaye ubwo wicaye aho ngaho nta kintu wabaye ubu shamani aratubeshyanze kutubwiza ukuri ubu ngubu yaba yavuye ku ishuri bataranasona ngaje kwicara hano nta kintu yabaye uyu mwana ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe kandi atari abuzemo inyamwe mu mutwe ako we umwana wagira ngo waramuroze ubu ngubu yavuye ku kigo azakwicara aha ngaha nta kintu yabaye niko kiri kuki wasohotse badasomye uyu mwana baramuroze rwose uri mu mbabarenge nta kibazo afite akoze kare dutahe tumutange mu rugo ndetse nagera mu rugo arareba icyo turi mukorera shado urarya inkoni nk'izakabwana kaneye mu buriri nk'izakabwana kaneye mu buriri byamba aho ngaho Ku kazi nabura ko nta kintu barashyira kuri telefone madamu none ndamukizwa n'iki none mubwire inkuru ya misiyo bampaye kujya hanze ubusara byakira gute reka mpamagare mbere nanabimuganizaho mama Cynthia Karame ngwino hano ngira ibyo tuganira meze utese meze neza kandi kuvuga ku bijyanye n'akazi amafaranga biragira nimugoroba bayashyizeho nizeye ko mu rugo nta kindi kibazo gihari hari ikibazo se nta kindi kibazo gihari nyine ni ugutegereza bameze neza ariko cyane bameze neza ariko gute nariwe kumera neza kandi uhari n'abana nabo bameze neza cyane ahubwo none uyu munsi ntabwo wakoze
akazi se nagira ngo nimugoroba tuze kujya gusangira agafaranga niba bagashyiraho nuko nagira ngo hari n'ibindi bintu nashaka ko tuganiraho. Wow, ubundi nicyo mukundira ubundi. Aho se turajya? Aho ushaka umugore mwiza. Ko n'abana bameze neza. Cyane. Ariko ndi kubona hari ikintu ushaka kumbwira. Tuba twaganiriye. Kukubona rega ndi kukubona. Tuba twaganiriye nibagiye no kubaza nuko abana bose bameze. Abana bo bameze neza. Chris nawe ameze neza. Cyane. Uriya mwana ujye umunkundira. Umva. Akiri koko urumva nabuzwa n'iki kumukunda. Ni nta munsi igihe arimo turabizi. Ndabizi. Hanyuma uyu mwana ngira nta wundi tuyibaruka njye nawe ugomba kumufata nk'abawe. Umva ngo nyine ntukagire ikibazo. Ariko noneho ikindi kintu najya mubwireho ku kazi nyine nanjye wamenyesheje vuba byarantunguye ubundi mama sita n'undi ni inyungu z'umuryango kandi ibyo nkora byose mba mbona umuryango urabizi impamvu ngukunda n'abana bacu bose sibyo nanjye ndagukunda rero icyo kintu ku kazi bambwiye sinzi uri bucyakire ariko ugomba kucyakira nk'umugore mwiza nkunda icyo kintu haraterwa n'icyo ari cyo ni cyiza uruhande rumwe ariko urundi ako ni cyiza kubera n'undi ni amafaranga kandi ngomba gukorera umuryango nk'umugabo mu rugo sibyo kumbwira rero reka kunyicisha amatsiko nabonye imisiyo yo kujya gukora hanze Chris usaza tugataha shabyibore ngenda cyane atabonye Christelle none se Christelle yabaye shabyibore ko namuvuze ko atigeze aza kwiga none se nangure butaye ngenda ataha namubo ngiye teganya ubutaye ese kiri ko igunze hano ko utatashye ngo utane n'abandi byagenze gute shabyibore ko nabuze Christelle goyo ntiwamenye ibyabaye se ntuzi yuko kwa Christelle se bimutse ngo barimutse nyine ni gute bimutse Christelle nabimbwiye natwe twese abo duturanye byaradutunguye nazindutse njya kumureba ngo tujye ku ishuri abahari barambwira ati baraye bimutse yo so kuko nabaho Christelle tutari kujya nyine ubwo uzabaho nta kundi nose ko bimutse uragira ngo uzabakurikire ariko uzi ukuntu Christelle twahishute ariko nyine nta kundi ese kumbi nicyo kibazo wari ufite cyari cyatumye udataha ko nari nahangayitse namubonye hano ku ishuri nuko nyine nuko byagenze ngahaguruka ngwino dutahe siyo hoya urambeshye ntabwo ndi gukoresha cyane hanze si uguhagana hanze hari igihe haba muri Afurika y'Epfo cyangwa muri Mozambique muri ako kuko kampani nkoramo ikorera muri ibyo bihugu byombi none se sheri ugiye kumbwira ko wadusiga gusa igitangaje sinzi n'igihe nzagarukira no sheri umva bitekerezo neza pe nzajya nkora amafaranga mboherereze kandi ntabwo n'ubundi nzajya mu ngeso mbi erega ntabwo amafaranga aricyo kibanze ikibanze nyine nuko wowe waba uhari kibanze icyo se rero ugiye kudusiga ariko se umugore mwiza ariko umunsi none ibaze nimba hanze nyine ndabyumva bizari byiza ariko nanone nyine ubundi mba nkurwana n'abandi bagabo none nimba hanze none bazajya bakukanira isori yazari ibibazo ntabwo mbyishimiye neza nyine niba udahari babyishimiye kuko n'ubundi cyambere ni iterambere ry'urugo kandi urumva ninjya ku kazi nzaza nyine urugo nyine bigaragara ko hari ikintu nyine cyogeye kandi namwe ntabwo nzabasiga amasa narakoze nk'umugabo mu rugo si byose reka mbyemere gusa nyine tuzagukumbura ahubwo n'abana umuntu azashaka umwanya nk'ejo cyangwa ejo bundi abibamenyeshe mbere yuko ngenda si byose icyo mukunda ari umugore mwiza ndabizi ntabwo ari kubyanga si byo madamu rero gahunda z'akazi urabizi ngiye kujya mu kazi ahubwo ndebera n'abana bazi umuntu waganize n'abasezera njye mu kazi sawa ndaje kandi kubareba Cynthia karame musa hano mwese mbabwire abandi barihe wajya yicara neza utamanitse amaguru mu nzu
abana se ariko bamera. ndagerageza agira imyitwarire myiza. Chris umeze ute? Senti nawe umeze neza? Nakanye nta kibazo mufite? Shema ahora ameze neza nta kibazo. Bana banjye rero nagira ngo mbabwire ko ngiye kujya mu kazi. Urumva? Ntabwo ntazigiye nzagarukira. Muzasuzugure mama cyangwa mujye murwana hagati yanyu. Ahubwo mujye mubana neza nk'abavandimwe, sibyo? Chris, nawe bashiki bawe ujye ubabanya neza ntimukarwane. Kandi ndabizi neza ko na mama wanyu bafata neza. Hari ikibazo gihari? Rero nari nje kubasezera gusa sinzigiye nzagarukira muzitware neza ntibuzasuzugure mama wanyu. Ndumva ari ibyo rero wamperekeza mu kibazo. Nta kibazo. Ngo rero mwigiriye mu byanyu reka mperekeze papa wanyu. Tegera kuko papa aragiye tega mukurikira. Ihute watinze ahubwo ngere ngutegere igipongopongo cyataha. Hehe naragiye papa. Ubu ngubu Chris agiye gukora imirimo imutuni. Ubu kwahira kumesa n'ibyo ndanjye ntabwo nzongera kuyimesera. Guteka kwahira no gukubura byose ariko imirimo yose uzi ko iba mu rugo bazajya ayikora cyane rwose. kuko ibicucu gusa nishimanye iki Kuko papa agiye ngo ni iki bamusangire ku isi y'uko ihute watinze. Amasenti. Ibintu byose apaka inzira nta kibazo? Nta kibazo shiri. Aza nari nkagenda niteguye ndumva nta kindi sigaje. Acyashira muri akagofero. Kandi nta nakazuba kanjye cy'umugore mwiza. Rero ngewe reka ngeze aho ngaha gusa nyine nzagukumbura twese ngaho rero ugire urugendo rwiza kandi uziyiteho naho uzite kuba uzaza warabaye bogari cyane ako n'undi se ubona ntariyo nyine ariko uzarusheho nyine uziyiteho nyine uzajya urya neza uzasange ka Chris karabaye igisore cyane babindekeje n'inshingano zanjye saba yigenda ate ku muryango. ngaho kiri urajya he Urabusezera papa. uramusa umusezera mwiki Papa! ngaho genda ngaho ariko ubanguka ntugira ubuse umuntu ubwire Umwana se kandi ukora Chris bimeze bite kuri kurira? Ariko se papa uragiye. Mu gihangayitse sinakubwiye ko nta kibazo uzagira azajya gufata kimwe n'abandi bantu. Sinabikubwiye mwana we. Nzi nyine kuri kurira. Umwana azagufata nk'umubyeyi wawe urumva? Kandi ndabizi neza azagufata neza sibyo? Ngiye mu kazi nzagaruka vuba sibyo mwana we? Kandi uzitwara ibintu byo kurira wapi urumva? Hari niba nagufata naje simbi siwambwiye ngo ninza ikizaba kitagenze neza uzambwira. Rero ibintu byo kurira wapi ihangana urumva? Ihangana kandi nongeye kurira sibyo? Mbasuka papa kuko ngo tuzatunavugana. Tuzatuvanga ku telefone umva hari ikibazo. Tuzatubwira nzayambahamagara mbasuhuze. Nzakozana n'akabombo sibyo? N'utundi tuntu nakaye kandi umva ushaka ko nzakoza neza. Umandazi? Nzakozana na baro uzajya ukina sibyo? Ngaho muragira tuzatuvugana ku telefone sibyo mwana we? Sawa bye. Kandi ndagukunda. Aho nyanze rugendo sibyo? Chris bye. Bye. Bye Chris. Bye. Nzaza vuba. Umwana usigaye babaye gutya cyane. Ako nizeye ko mama Titi azamufata nk'abe nta kibazo. Nizeye ko azamufata nk'abana. Ko si uko papa aragiye. kiri ugiyeho gato mbanze nganire n'abana
Chris arajyamo akira ntukamvunishirize abana Urakavunira cyane. oya aho kurajya he injira mu nzu umva ubanguke umenye ko uri busubireyo Urasika. Uzuye amazi kuko yameneye. Ahubwo nanagusuka hanze kuko Kristo yagiye kataje kwiga. Usuko ko yaba yarwaye. Ntibamenye ibyabaye se ntuzi yuko kwa Kirisitara se bimutse. Ngo barimutse nyine ni gute bimutse Kirisitara nabimbwiye. Natwe twese abo duturanye byaradutunguye. kuri naro uvuye guherekeza papawe rero umva kiri reka nkubwire isi igiye kubona pe vayo hano umva ibintu byahindutse ubu